uyisiri humara niko ruhuma ngo turi bande uraje tumenye umva nkwiyame kuri Dr. Pati mukwiyameho kuko niwe utanze ushobora kuba uri kunyinisha utanze uri kumva icyambere upfuye amaso si ubyiziho upfuye amaso niwemerere no gukundwa weho kwanje usubwo wasinze umunsi ngo waba ugutwaye nsiba kiramiye rwose kada ndika bwana ni papa warinyize injiji ivuye hehe niko nibwa ndundunze we ndagukunda umva imbwa ni yahe oya nibyo byarimo se oya ndabona ndagukunda niyo oya ukimamiwe wanjye nzagutetesha imbwa ni yahe Karoli ntabwo bimureba ndumva babivugira hano nta kibazo Karoli ni inshuti yanjye kandi nawe ndizera nta yandi mabanga akomeye dufitanye ahubwo wambwira nta kibazo kirimo ariko biri hagati yacu ko se ayo mabanga genda nyabona genda nubundi nuri bugaruka ukabimbwira genda nta kibazo ukina nk'umuntu utazi ikarita koko ibi ni ibyawe amakarita se ngenge n'ibyo ngibyo njya mbimenya ibi ntabwo ari ibyanjye ntabwo ziba ari izanjye ntakurongoye ngo ngwiki marungura muri bane gipati nakina se none se ibi ngibi ngo muri bane nose ibikoze ni iki iyi seti si yawe oya urandiye barongora muri bane nose two turi babiri ujya kuvuga ngo urandongore none nakira nabyo mbiguhe se basi ngira amahoro ibintu by'amakarita ntabwo njye mba mbizi ubura wasanga wanampfunyika iyo nariye yose avuga ko nta karita uzi ntazo nzi yaji ikibazo maru mubabari Sarah Bitameze neza ntabwo nzongera gutanga stage kabisa k'ibi bintu urabona sinzi kabisa mucucu mwaramutse abantu yego mwaramutse makuru gawe ni meza bimeze bite sikariho cyane kabisa mumeze neza tumeze neza ngaka gatebe ntabwo ndi kwicara buriya agatebe ngakariya muri mwicaye nta kibazo tuganireho gake ndikwihuta ndi kujya mu kazi okay ugiye mu kazi ndi kujya mu kazi hari umuntu wandangiye hano ngo mujya mukora ibintu byiza ndi no kubona ariko n'ibikoresho byose bihari ndakibazo urabona nyine atelier yacu ni sawa tu ino atelier yawe ni nziza kabisa yego katubireke aho ubundi se kimana buriya ikintu nashaka kukubwira buriya mu gihe tumaranye aha ngaha hari igitekerezo nagize
icyo gitekerezo wasanga ubwiye ngo ibintu byagenze nabi. kuko ni ukuvuga ngo iminsi twamaranye wagiye unkurura kugeza aho mbese ibitekerezo byanjye nta handi hantu biba biri uretse kuri wowe. Ndakosora ntabwo narizi warabivuga. urumva iki gitekerezo nari mfite se Kimani, igitekerezo nagize natekereje kuguha inzu. Umva inzu yo ngo ndamanitse. Agukuramo aka kantu kangana gutya katagira salo, ntiwamenya salo, ntiwamenya ngo icyumba ni ikihe, agushiramo iyo nzu ukagenda ukayibamo. Cyo ndacyemeye pe. none si hari akantu nyine nari nshaka gukoresha hano. Yego. Bambwiye ko mukora neza cyane. Yego. Hari akantu naterekagaho televiziyo y'iwanjye karangiritse kandi ntabwo nagasubiza kugategura, nshaka gukoresha agashyashya. Nta kibazo, aha turadukora tukagatera irangi kakaba akantu keza cyane kabisa ku buryo n'umushitsi wawe wongera ukanamurangira. Nari nshaka no gukoresha igitanda. Ibyo ni Igitanda cyiza kinini metero 2x2, ubwo sinzi aho wanja nyine. Byategwa nawe. Urahitamo hari igitanda cy'ibyuma kiba gikoreshejwe n'ibyuma kinameze neza, bya bindi ubona bashushanyije ku mbaho no ku byuma turabishushanya bikagenda neza cyane. Ari imbaho n'ibyuma ikiza niki? Naguhitiramo icy'icyuma kuko ibyuma burya ntaho biba bizajya, n'imbaho zo zirasaza. Nta kibazo. Namara kuguha inzu ukavamo ahangaha ukayimukiramo ukajya kuyibamo, noneho ukazambirana nyina w'abana. Rwose iyo nzu ya ugashaka ko ngende kubana njye nawe nk'umugore wawe. none se kiba urumva iyo nzu nayiguha ukayibamo wenyine? Iyo nzu tugomba kuyibanamo tukabana, ukava mu buzima ibiki mbese ukava ahangaha kandi n'amadiru yawe ukayareka ukaba uwanjye, sibyo Kimana? Ibintu mbwira ndumva. Ushaka metero zingahe kuri zingahe? 2x2. Ubundi sawa cyane. Nje amafaranga ngamenye, ubwo ejo nzaze ngakuzaniye rwose ngakwishyure usigara urandunganyiriza ibintu byanjye. Reka noneho nkwereke akantu kajyanye n'uburyo tujya dushushanyaho biriya bintu, ubwo urahitamo nyine modere ushaka, sibyo se? Ndakibazo. Agashize ibera hari modere nyinshi. Ikabe nkuyemo n'iki kintu tuganire tunarebana. Marisia, ni wowe? Ni wowe? Oya, mbwire, ni wowe? Muhungu wa Nyiramariro? Marisia, bigenze bite? Umva, ibyo nyoko yangoreye ngiye kubikwitura nona. Ndasoni. Marisia na. Oya. Ubwo kandi muri aka kanya dupfuye iki? Marisia nibiki? Uyo ibyo nyoko yangoreye? Umva ngiye kukwemeza neza. Ugiye kuba aho kandi. Nukuri kandi ngaho mbwira. Mwemeza ngende ariko nyoko uriya mutindikazi. Amafaranga twabaye ngewe na Rucekeri wo gufasha cya kimuga cyanyu kikareba. Ibihumbi 500. Aho kugira ngo abikoresha ahubwo ajya kugura ibirozi byo kundoga. Umva, yangu utiya nyoko yambara y'umutuku. Nzi neza kuyizi. Ugenda umubwira yinzitureho bitari ngibyo. Ndakubwira ingwate. Ngutiye y'umutuku nyabona ngiye ntabwo ngo mama yajya kwambara nanjye nkagera uruhande rwe kuko hareba uburyo ari kwambara. Asuragira ngo dufite nabyihanganya pati. Nabyihangana abantu b'abadogiteri. Njye ntabwo abadogiteri bashobora kubana nabo. Uraza ukagenda iminsi yose duhura ugendagenda. Ubwo se niba umbera n'umugore ubwo bizagenda. Nyine nuko ntabwo ufite nanjye mba nzi ko ntari kukubona ako kanya, ariko turamutse tubanye wajya umbonera igihe. Mbese nuko njya mu kazi ngaruka keya zose ukazibonera igihe, sibyo? Ahubwo se Kimani, tugeze ku matariki angahe? Siko nakibuka n'iminsi kubera iminsi yose nsigaye mbona yose iryoshye, ntabwo nkimenya n'iminsi ayigeze. Tugeze kuri tariki 28. 28? Nasiko mbona ubumenyi butangiye. Ushatse kuvuga ko habura iminsi 2 kugira ngo
ukwezi kurangira umunsi ukwezi kurangira kuri 30 kuri 31 cyafite indi minsi yo kuryoshya fati kimwe mfite kugenda urara mu mwobo urara mu nzu none se ndarana na mama umva ngo ubwire ngiye kukugira ingwate yo mu rugo rwanjye ndagushyira hasi muri kave umukozi wanjye azagera ajya kukwahirira baraza ujya urarisha nk'isungura Marisiana nawe urabizi ndakuba ibyo nyoko yangoreye byose ngiye kubikwitura arakubura imyaka mirere na mirere uri kunyumva neza Marisia ndagusabye mbabarira nakubashye sibyo unsanze mu kazi ubu ukunsagarira ngusagarira mu biti ngusagara Marisiana mbabarira reka nkubwire ikintu kimwe suzi uko twubahana reka nkubwire ikintu kimwe ubundi weho urakanyamabanga ka nyoko n'ibyo birozi niho banze roho yatumaga umva ngubwire ceceka inotoriye yawe suzi ko ndi umuherwe ngomba kukuburisha burundu n'iyateriye yawe yose ngabigura wowe ukabura nyoka akakubura na sika akakubura waba undenganyije pe kuko ibyo birozi simbizi izo ngutiya ntazo nzi urumva nyine ceceka se umva ngubwire njyewe mu kanya wahita ubona pandagari igeza ndirazamenye n'irengero ryawe nyemerere niba ibyo nagutegetse urajya kubikora Marisia ibyo umbwiye ndabyumvise ukagenda kujyayo ni ukuvuga ngo urabona hari kwa muganga ni ukuvuga ngo kugira ngo amafaranga asohoke amafaranga y'abakozi asohoke ni uko mba ngomba gusinya ni ukuvuga ngo ntagiye ngo mbasinyire ntago amafaranga yagera gute ntago yasohoka ibintu uvuga njye ntabwo ndi kubyumva njye nashaka kugira ngende mbasinyire ni akanya gato ndahita ngaruka nta nubwo bitwara n'amasaha abiri nimba byagenda bitwara amasaha abiri ugomba kunsigira ibihumbi 200 none aka kanya wibagije ubuzima bwose tumaranyemo iminsi kugeza aho ngo usigire 200 ese kimana aka kanya 200 nabikura ufate poseze ugende ukereye irango uteye nyoko yanzirikiyeho poseze noneho umbabarire pe ariko n'icyo kiraka nibura uze kureba ukuntu nugihe abandi nahuriya we mwongera mujye kugagura ibindi birozi ntago mbizi noneho umva ntabyo nzi ugu munsi 2:00 za nijoro numva umbamagaye umbwira ngo warangije kunzitura urukunyumva neza nutabikora yino toriyenda uzongera kuyikandagiramo mfite ibyakugura ngagura n'umuryango wawe rwose gukazimangana ndubizi Marisia njye Marisiana ndunzi Marisia ni ukuri ibyo mbwiye nawe ngiye kubishakira amakuru yuzuye sibyo nimugoroba ndakubwiye ngo umba amakuru ko wabikoze ndaguhamagara urakoze kandi ariko na kiriya kandi agikeneye Marisia ni ukuri icyo kiraka ngomba kukiguhereza ariko wandangirije gahunda sawa urakoze ko abantu bazira ubusa koko ko icyaha ari gatozi nkanjye ndazira iki mama ntabyo nzi njya akora kuko ndabizi ushaka kumbwira ngo uragiye wagera kwa muganga abadogiteri kwa muganga mbabona bacana ohereza bwira kontakire wawe uyakohereze kuri konti yawe uyansigire sibyo kuko ntabwo nkwizeye neza ko uragenda ngo ugaruke nusiga ibyo 200 araba ari proof yo kunyereka kuri bungarukire ase kimana urambwira ngo ndagusigira 200 amafaranga ninjiranye hano ntuyazi asigaye ntuyazi nose ako kanya 200 nabikuraye koko uzi impamvu si njyewe ndahita ngaruka amafaranga ndi buyaguhereza ntugire ikibazo ahubwo reka nitegure ngende ntugire ikibazo rwose ni ukugenda nkasinya nkagarukana n'ubundi mfite amafaranga nganuko tukomeza tukaryoshya ayo ngayo yasigiye ntugire ikibazo rwose kimana amafaranga arahari kwa pati amafaranga arahari ikikobwa cyiza ayo ngayo yasigiye ngiye no kuzana ndareka naribi azasanga yawe ahubwo reka nitegure hanyuma nyarukireyo ibindi turabivugana urayasiga utazi n'ibyo n'abandi baragiye ntibagarutse ntabwo ari busohokemo hano ntabwo ari bukafe aho ubundi kimana ntugire ikibazo maze
asohoke muri iyi nzu agenda yambarikiza. Hello? Hello? Iriya muntu nizere ko muri kuyibabaza. Kumubabaza sana kuko byifuza. Ibiryo bikeya, inkoni nyinshi. Turi kumuha icyayi cya mu gitondo saa sita na nimugoroba nta kibazo. Sawa. Ko ushaka amafaranga? Amafaranga? Amafaranga ntabwo ari ikibazo. Nifuza ko wampa nka miliyoni nk'eshanu bitewe n'akazi naba narakoze. Miliyoni eshanu? Ndaguha eshatu. Eshatu n'akazi nakoze mwabuja ntabwo byavamo kabisa. Cyuma ndaguha miliyoni eshatu. Rwose nakoze akazi gakomeye cyane ebana. Yaramvunye uriya muntu, imodoka nakoresheje, esase yagiye yuzuye, umushoferi naramuhembye, ubwo rero ndumva miliyoni eshatu kabisa yaba ari amafaranga make, ndumva wakongera kabisa. Wamaye njye n'igice se byibura bikagira inzira usanzwe yuko uzi ko giye cyuma sanzwe nkora ibintu nkabikora neza ko n'ubutaha uzamikira nkagikora bakongeyeho 500,000 kama miliyoni enye n'igice ko nakoze akazi kavunanye cyane. Cyuma tuzi ko nkwa akazi ubwo ndaguhereza eshatu n'igice. Mwabuja reka pe kuzemera nta kibazo uretse ko giye cyuma nta mafaranga ndasigaje inyuma amafaranga yose shyira ku mufuka. Uri umuntu wanjye n'ubutaha wampa idiru nabikoze neza nta kibazo kabisa ahubwo icyo ushaka amafaranga. Nta kibazo ahubwo weho unyohereze address zaho uherereye ndaza kuza kubageraho. Amafaranga arahari. Urakoze cyane boss turi kumwe nta kibazo. Sawa akazi keza. Sawa boss wanjye. Ariko mumwemeze. Oya turamwemeza nta kibazo. Ubizi ko giye cyuma nkorera imbere se? Yes. Sawa merci boss. Sawa. Sawa kazi keza. Igihe kirageze ngo iriya mpumyi yishyure ibyo yankoreye. Ngiye kuyibabaza. Uri utazongera no gutekereza pati. Ubundi nta mpumyi ikundana na dogiteri. Icyo gihe ngo yishyure ibyo yankoreye.